mind wahoze ibiganiro wese aragapfushe nkuko napfushije umutinganyi wahoze ikiganiro yabutari umutinganyi wahoze ikiganiro nagira ibyago byo gupfusha cyambere ntabwo nari nziranyira koko nta n'umuntu wo muri famille yiwabo nari nzi namara jyewe ntabwo twari tuziranye none se koko nari kugifunge nari ngiye gukora iki none se koko nari kugifumbwe nari ngiye gukora iki ariko ubundi uyu muntu iyo agiye kuvuga ababanje gutekereza abantu none se wari ugiye none nimba ifumbwe wabonaga nta kintu ugiye gukorayo wewe wari ugiye gutera akajagari ku bitaro bya Kacyiru ugiye gukora iki wari ugiye gutera akajagari ugiye gukora iki wirukangaga inyuma y'umurambo wa Gogoso ushaka iki kutari umuzi mutari muziranye utigeje umuntu ukora ibiganiro wewe wari utwayeyo kamera ugiye gukora iki yahabyange Yesu arambabariye birangiriye aho ibyaha by'urabifite ukeneye no kwihana pe ukeneye no kujya mu bagarukira Mana ariko mu magambo yose ujye uvuga ujye ukoresha ubwenge uvuge gutekereza uvuge umugabo nabwenge yagiye na rwandiko agira ngo azinjira nkuko abandi binjira karame uwankozeho ibiganiro wese aragapfusha nkuko napfushije iryo ni ijambo ry'umukozi w'Imana wasizwe amavuta wamenweho amavuta bigishije kubabarira uzi Bibiliya iki isobanuye ijambo ry'Imana riravuga ngo babarira nabo ngabo bakugiriye nabi Yesu rutumye ruba sister rutumye rwongera kwiyunga by the way ako kantu ko gushaka kwiyunga n'abantu ugakore nkuko wabisabye Mutesi ni sister wawe Steven uyisuna ugiye no kumurangira umugore kubera akanyenyeri yatanze Mutesi abaye umuvandimwe kubera akanyenyeri yakanze Asi yabaye mama kubera akanyenyeri yakanze bikweretse ko abantu bagifite ubumuntu wakagombye kwiga nawe ukagira ubumuntu ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro abantu nsanga mu bigari bamikwano badaringi nta muvana ruryama muvana rusinzira buri muvana wese ajya ko biti bikompara by'imisozi yavuye mu buriri badaringi kakati bamikwano mu mihanda ro kiratogota kidapfundikiye ibintu birakaze ibintu birashyushye ibintu biri gutogota badaringi kakati bwa mbere mu mateka y'ubuzima mbonye umuntu uhuza n'izina rye umuntu watekereje akajambo kuvuga ngo empty mind nkuhamagaye kangahe wowe maskini niryari uzumva ko umuntu mukuru ahora ari umuntu mukuru avuga ibintu yatekereje aka kanya upfuye ubu ngubu uranutse se biradiyo uba aka kanya upfuye uhise unuka neza saba turacyari mu kiriyo iyo umuntu ataramara iminsi 3 mu gituro Man, iyo umuntu atamara iminsi 3 mu gituro tuba tukikungubaga tuba tukiri mu kiriyo ariko izi saha uriteretse ati nditeretse ngarutse imihanda nawe yabaruzanywe no gushimira abantu ariko utaje kubwira abantu ngo bazapfusha wumvise ukuntu biryana panange agaho kari kuwundi karahandurika bamikwano uvuga batarabona icyo nzi cyuri kurenzaho nawe uri gushira urumva mu mutima we rusiribana uri kumva aho washiraga abandi nawe aho bikugejeje uri kubyumva neza narababwiye ngo uyu mugabo naseba muramakanya se biradiyo nagaseba empty mind nagaseba hari ahantu wageze uravuga ngo Steven yagukandiye akanyenyeri bu Steven yakanze akanyenyeri mama Asia yakanze go mana yanjye ngo katumye yitekerezaho ngo Steven nagabika inziga wabibonye uko abantu bagomba kubaho
wowe uricaye aho ngaho abantu warabataramye warabandagaje noneho uranicara bebe ukumva ko bakikwitayeho bakurakariye. Nta muntu urakarira umuntu w'umusazi, nta muntu urakarira umusazi. Umuntu udafite ubwenge se baramurakarira. Uzarebe n'umusazi ashobora gucaka gukubita inkoni, nta hantu wajya kurega umuntu w'umusazi. N'umusaza gucaga kubita inkoni cyangwa akaba yamena na parabrise y'imodoka yawe. Cyo gikoresho mwubaha abakire benshi. Ariko naho wajya kurega umuntu uri empty mind, nta muntu ahantu wajya kurega umuntu ubwonko butarimo na hantu namwe wajya kumurega. Sebo Steven na mama Asia bankoze ku mutima, nanzika bagira. Mama Asia wari kwibera bari konka. Cyakora mureke mbabwira, amafaranga ni musema kweri. Amafaranga yahindura umuntu. Amafaranga yagarura inshuti zawe zari zarazimiye. Mwabibonye iki kintu? Mama Asia, sister, go mana, niko mama, papa. Sabiradi. Uwo wita ngo ni sister wawe. Sister wawe. Uzi uri no kwifuza ko mwana akorana ikiganiro papa. Sister wawe wakwifuza gusohora ari amajwi ya sister wawe, wakwifuza gutarama sister wawe ukamutarama kugeza kuri ura rwego wataramye Pastor Mutesi. Sister Pastor Mutesi, cyakora mureka mabwira mukora amafaranga, utunyanyari bakanze, twagiye neza turakoropa, turibagirwa. Tutunyanyera abantu bakanze twibagije Sebiradiyo, twibagije Sebiradiyo amagambo yavugiye kuri social media. Bananga cyaguza mureka babwire, ndumiwe mana niko wavuze. Yala kakati bamigwano Sebiradiyo niba ari umushuka, nimba ikiganiro baba bakimukoreye bakakimushyirira hariya, nimba umuntu nawe zisaha uvuye mu gahinda ko kubura umubyeyi, wumva uko agahinda kamera, uri hari uri kwifuriza abantu ngo gupfa no gupfusha. Umunyarwanda yavuze ngo urucira mu kazo rugatwara nyoko. Uracyabafite nawe abagupfusha uracyabafite. Kandi reka babwize ukuri, buri hari ikintu wabyanga wabyemera. Nuko twigira hano tukigira ibigoryi tukigira ibimara. Wabyanga wabyemera, nuva waravutse uzapfa. Nushaka ugaba ngo ushatse umugore ajya ushatse umugabo uzapfakara, ndetse nunabyara uzapfusha. Abantu mwanyifurije ibibi rwose, abantu mwanyifurije ibibi, abantu mwamvukoze ibiganiro mwiteretse mugakora ibiganiro bimvuga, muzapfushe nkuko napfushije. Mugwano darling, harya aba witeretse ukavuga bapfuye bagogo badora imbogo, abo witeretse ukavuga ba Pastor Theogene Nzahuke, abo witeretse ukavuga nago bari abantu. Sebo we nta nubwo bakuvuze maze abapampe bawe bose barakutwikiriye. Baragutwikiriye abapampe bawe, banze kukubwiza ukuri. Kandi ikire nicyo cyari gihe cyo iki nicyo gihe by the way hari utuntu tumwe nagiye numva wagiye ugaruramo ubwenge. Nkiriya message wahaye mama Asia na Steven, nikuntu Steven uwo ubwa uraniga uravuga ati ibaze nk'ibiganiro nakoze kuri Steven, ibaze nk'ibiganiro nakoze kuri Steven, ariko yangandiye akanyenyeri ambwira n'amagambo y'ihumure. Nawe ntabwo bureba ko abantu baba babara, ntabwo bureba ko utaramiye ku bantu nabo bafite imiryango. Saba nawe uko wicaraho ugashimira umuryango, ugashimira umugore n'abana n'abandi baba bafite. Are you ready guhinduka cyangwa uje guhangana? Urashaka guhinduka cyangwa urashaka guhangana? Empty mind. Banange sinza bambuze ngo bigeze batwaranga iminja ngo umurambo w'umwana ngo munoki bagiye kuwushyingura. Mukwano darling, ndakeka nta muntu ukwanga muri ino mihanda, ahubwo amagambo yawe niyatuma abantu bagutekerezaho bakanakwibazaho.
abantu bamwe twigeze kwicara tutekereza nimba abantu ufite ubumuntu ariko uri gushimira ngabazanye amamodoka bagaparika abakanze akanyenyeri nyamara muri cya gihe umuryango wa Gogo nawe wari ugukeneye seba ngo Gogo ntago nari nigeze mukoresha ikiganiro ngo ntago nari muzi ngo Gogo ntago nagomba kujya kumushyingura nagomba kujya kumukora ama views ngo kubera ko ngo ntago nari muzi excuse wajyaga he nimba utari umuzi wahindaga ujya hehe aho ubera empty mind nubwo ushobora gutekereza gutwatura n'akanwa kawe kavuga ngo umuntu ngo bavuze ngo gutabara ngo ni inshuti n'abavandimwe bababwiye ntago bababwiye abahisi n'abagenzi mukwano darling umunsi wamenye ko urupfu ari urwa buri muntu wese aho uzaza ubonera umwanya ujya utabara abantu subira aho mushyinguye umubyeyi wawe nyuma y'icyumweru usubireyo urebe ko nayamba ibikigaragara neza hari abandi barenga 30 bahita babahazana wowe uri ndetse ukiriho udashobora gutabara abagize ibyago donc mwebwe mutabara abo muzi wowe mbega utabara abo mwagendanye abo mwasangiye abakugenderera mu rugo rwawe warubizi neza ko mu mubare w'abantu bagutabaye hari n'abatakuzi bakuboneye kwirimba ejo warubizi neza ko reka ngubwire umuntu muzima agahinda kabandi arakumva kuba Shakira nagira ibyago bo ushobora kuza kunabara kuko ari nge tuziranye inyuma ya hakaziraho abandi batanu batari banakuzi wowe maskini batari banakuzi ariko kubera bwa bwenge bukeya mana yanjye ni buke cyakoreka ngubwira ikintu nabonye muri ibi biganiro nakoze urakoze kugikora wishimiye abakanze akanyenyeri abakanze akanyenyeri turabishimiye banange umwana w'umunyarwanda yavuga ati ariko se nawe bivuye mpora ukabyimbye umutwe ngo bakuvuze nyamara iyo wicaye uvuga abandi nabugira gute ubu iki kiganiro iyo kiza kuba ari cyajiste cyangwa se ari cyundi muntu wagagombye kugikoramo ama episode nk'ijana50 kandi wowe uvuga unashaka gucyurira abantu no kuburira narubu nagurahinduka wagagombye kwiga papa abo uvuga ngo bazapfusha iwawe bashizeyo mwajya muvuga muziga Imana kubabarire no uracyabiba buri ubwo iyo ubyutse mu gitondo ukatura n'akanwa kawe kavuga ngo abantu ngo banyifurije ibibi nk'umukozi w'Imana wita umukozi w'Imana abantu banyifurije ibibi nabo bazagire gutya nabo bazagende gutya ngo bazapfushe muzapfushe abanyoko muzapfushe babana banyu muzapfushe bashiki banyu ngo kubera ko ngo mwamvuze utitaye ko bakuvuze kubera ko nawe wavuze abandi warangiza ukatura iryo jambo ukuri huri wewe mupagani wa mbere mbonye muri inosi niwe muntu utagirwa inama udashaka no kumva utanatekereza habe na gatoya nibyo ko kutwongo twawe akongo nakarimo wagira ngo bagutemye mu mutwe ayisoya mujye mutubabara ibintu bimwe tubivuge bino biba bitiyagenda ko n'umuntu w'umugabo uzi ibyago icyo bisobanuye noneho wajya wishimira ibyago by'abandi ubibyinaho kamera uzibunza mu baturanyi mumbwire ninde wapfuye kamera aho gutabara utabarisha kamera ugacajya gushaka views mu bapfuye we noneho wumvise agahinda babantu babafite tekereza iyo baba bafashe kamera bakayitera nk'umugore wanyakwigendera cyangwa se abana banyakwigendera babaza ngo papa wanyu yarameze ati papa wanyu yarasambanaga papa wanyu se koko byari bimeze gutya mujye mukoresha ubwenge ibintu bimwe mujye mukoresha ubwenge iyi si turiho buri muntu wese yanyagirwa uyiriho wese yanyagirwa ariko birababaje kubona umuntu uza ugikomera icyo bisobanuye izi saha bigaragara ushobora kuba utaranakomeretse ayisoya abantu bamwe barira ariko batazi badafiringa agahinda kabona umuntu arariza ariko atazi n'icyabaye we ikimurijije ari ukuza kwereka societe agahinda ke kugira ngo imukandire akanyenyeri ariko atari ukuvuga ngo ngewe mu mutima wanjye ndababaye ukavuga aya magambo karame uwankozeho ibiganiro wese aragapfusha nk'uko napfushije iryo ni ijambo ry'umukozi w'Imana
wasizwe amavuta, wamenweho amavuta, bigishije kubabarira, uzi Bibiliya icyo isobanuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo babarira nabo ngabo bakugiriye nabi. Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba yarabambye hagati y'ibisambo bibiri. Igisambo kimwe kiragira kiti, nimba koko wumva ko uri umwana w'Imana, nkura aha hantu. Undi mu kwizera kwe yasabye imbabazi, Imana imuha imbabazi. Ariko wowe sebo, Bibiliya yawe yakwigishije gusubiza imiriro abagize gute? Ngo abantu nta muntu kwanga, barakwibukije. By the way, niwicara ugakurikirana ibiganiro byagukozweho, barakwibutsaga kandi bakwibutsaga ibyavuye mu kanwa kawe. Aho kugira ngo dukore amakosa yo kuza gutera kamera iwawe ngo tubaze buri muntu wese wo mu muryango wawe tumubaza, bahisemo kwica bakubwiza ukuri. Hinduka. Ejo n'ejo bundi nihagira umuntu ugira ibyago, irinde guterura iyo kamera ugiye gutara inkuru ngo nago washyingura ngo bantu ngo kuko ngo nago ububazi ngo mama utaragendanye. Empty mind. Wahoze ibiganiro wese aragapfushe nkuko napfushije. Umutinganyi wahoze ikiganiro yaba utari umutinganyi wahoze ikiganiro, nagira ibyago byo gupfusha. Cyambere ntabwo nari nziranye koko, nta n'umuntu wo muri famille yiwabo nari nzi, namaragewe ntabwo twari tuziranye. None se koko nari kugifumbwe, nari ngiye gukora iki? None se koko nari kugifumbwe, nari ngiye gukora iki? Ariko ubundi uyu muntu iyo agiye kuvuga ababanje gutekereza. None se wari ugiye, none nimba ifumbwe wabonaga nta kintu ugiye gukorayo, we wari ugiye gutera akajagari ku bitaro bya Kacyiru, ugiye gukora iki? Wari ugiye gutera akajagari, ugiye gukora iki? Wirukangaga inyuma y'umurambo wa Gogo, so ushaka iki? Kutari umuzi, mutari muziranye, utigeze umuntu ukoraho ibiganiro, we wari utwayeho kamera ugiye gukora iki? N'abantu bamwe nimba ubwonko mwabutakaje mbere yo kuza mu kiganiro, nimba mu bicyari iki kibajyame bitabi muba mwanyweye, Gogo wirukangaga inyuma ye kutari umuzi, manager we ko mutari muziranye, Gogo utigeze umukoresha biganiro, umukoresha ibyo biganiro, we wirukangaga inyuma y'umurambo wo ushaka iki? Nusubiza icyo kibazo uzagaruke widekarare. Iyo bavuga ngo inshuti n'abavandimwe mwihutire gutabara, inshuti bahamagara inshuti n'abavandimwe, ntabwo bahamagara abahisi n'abagenzi. Mureka mbabwire, uyu mugabo ashobora kuba afite ikindi kibazo kiri tekinike mwebwe mutareba. Ngo iyo ubikiye abantu baba babikiye inshuti n'abavandimwe, umuryango w'iwanyu mwikunganyije n'inshuti zibazengurutse, mubona hari icyo mwakwishoboza? Mubona hari icyo mwakwishoboza? Izo nshuti zanyu bumwe bwabo mwita inshuti zanyu, ababaye ari bo baje kubatabara. Bro, njye mureke mbabwire, sinzi nimba uyu muntu ari mukuru, ariko hari igihe ndeba ibintu bimwe na bimwe mu magambo avuga nkabona harimo ikibazo gikomeye cyane. Gutabara nago inshuti n'abavandimwe, mwari umuzi ko uwo wita inshuti aba afite inshuti nk'ijana 50 zimushamikiyeho. Abo ngabo bamushamikiye wowe nibo wita abahisi n'abagenzi. Mbega muri make wowe muri ubwonko bwawe gutekereza kwawe gukeya, we wumva ko umuntu ugomba gutabara ari umuntu mwasangiye, ari umuntu wagenze mu rugo rwawe. Ariko mushuti wawe umuntu yajya gutabara ni wajya kumutabara kubera ko uwo muntu agiye gutabara wowe butamuzi. Munyumvira ubwo bwonko bw'abakristo dufite hano hanze, biyita abakozi b'Imana dufite hano hanze. Ukuri kuri iki kiganiro wagikoze ariko wibagiwe wishimiye. Wishimiye just abantu bagukandiye akanyenyeri. Baze nzabisubiramo, tugomba kubisubiramo. Abantu bose bamukandiye akanyenyeri, hari no watanze ngo 10,000 barabimusubiza. Hari watanze 10,000 barabimusubiza, none baramubwiye ngo azapfushe nawe, ngo napfusha ngo azagenda apfusha mushiki we cyangwa apfusha ikike, ngo napfusha azafata 100,000 bimuhe. Aha.
irekure natwe twirekure aragapfushe nkuko napfushije yaba umutinganyi wahoze Kigali yaba utari umutinganyi wahoze Kigali nagira ibyago byo gupfusha cyambere ntabwo nari nziranye na koko nta n'umuntu wo muri famille yiwabo narizi namana jyewe ntabwo twari tuziranye none se koko nari kugifunge nari ngiye gukora none se ubwo urumva utari ikigoryi urumva utabuze ubwenge umugabo nabwenge yagiye na rwandiko agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira mukwano warabyutse mu gitondo wumva umuntu bita gogo utazi utigeze unamenya wumva gogo yapfuye nawe uriterura ufata kamera yawe ujya guteza akajagari ku bitaro bya Kacyiru utazi uwapfuye. Empty mind. Thank you so much. Ariko rwose mureke mbabwire hari abantu uru rupfu rutumye baba abasheri rutumye ruba abasista rutumye rwongera kwiyunga by the way ako kantu ko gushaka kwiyunga n'abantu ugakore nk'uko wabisabye. Mutesi ni sister wawe Steven uyisuna ugiye no kumurangira umugore kubera akanyenyeri yatanze. Mutesi abaye umuvandimwe kubera akanyenyeri yakanze. Asi yabaye mama kubera akanyenyeri yakanze. Bikweretse ko abantu bagifite ubumuntu. Wakagombye kwiga nawe ukagira ubumuntu. Wajya kuvuga ukabanza gutekereza mbere yo kwishimira ibyago by'abandi. Ukabanza gutekereza ko nawe byakubaho. Burya nutekereza ko ikintu kibi n'iki nawe kizakugeraho uzirinda kurengera. Imana ishimwe byibura ko utekereje ko abantu mugiye kongera kwiyunga. Nukuri kose ndababyiza ukuri. Gafaranga rero n'umuntu w'umugabo murava n'umudamu muzima aremewe. Gafaranga n'umuntu w'umugabo aremewe nyamara twibuke ko wigeze kuvuga uhamagara mudugudu mamubwira ngo se ngo Gafaranga ngagize ikibazo ngo wagiwe kumutabara. Wavuze ngo iki? Subira mu kiganiro wavuze wowe. Yahabyange Yesu arambabariye. Birangiriye aho. Ibyaha by'urabifite ukeneye no kwihana pe. Ukeneye no kujya mu bagarukira Mana. Ariko mu magambo yose ujye uvuga ujye ukoresha ubwenge, uvuge gutekereza, uvuge watekereze. Kuruta uko wazaza guhuragura ibintu ugira ngo uratwika kandi uri kwitwika. Nyensigaye ndimo nabihita mwarakoze gukora subscribe. Ciao.